amahoro y'Imana n'abane namwe inshuti zanjye, abanzi n'abatanzi, ndabifuriza amahoro y'Imana. Uyu munsi nifuje kubabwira akantu amenye neza abenshi tutazi, tujya tugira n'amatsiko cyangwa se tukibaza ku buzima bwacu, ariko namaze kumenya ko umuntu agira inshuti nyinshi ziri mu bwoko cyangwa se mu bice bibiri: izo azi n'izo atazi. Izimuzi, hari izo zikuzi ariko utazi ko zikuzi. Urugero nabaha nko kuri Yesu Kristo, yari afite abigishwa bakajya bamura impande zose, ba Mariya bakamura impande zose, hajye bakagendana. Ariko hari umugabo umwe bari inshuti ariko abenshi batamuzi. Uwo ninde? Nababwira ngo ni Yosefu. Uwo Yosefu ni uwuhe? Ni wa wundi wacukuye imva mu rutare. Benshi ntabwo bari bazi ukuntu byagenze, ariko we bitewe n'ukuntu amukundaga, benshi baramukurikiranaga bakamusanga bakamukurikira, ariko amenya amakuru ye neza igihe cyose ko ari inshuti, ariko yanga kubimubwira, yanga no kubimwereka, ariko mu mutima bimurimo. Nanjye umunsi wa none rero maze kumenya ko ari inshuti umuntu agira ayibona finali cyangwa se ayibona ageze mu bintu bikomeye. Uwo muntu nababwiraga Yosefu, wibuke ko ari wacukuye imva Yesu amaze gupfa. Nibwo yavuze ati uyu muntu bitewe n'urukundo mukunda ntabwo natuma bamushyingura ahantu haciriritse cyangwa se habi, ngiye kumusaba bamume mushyire muri ya mva namutegure, kuko urukundo mukunda rurarenze. Nubwo benshi batari bamuzi, ariko yakoze ikintu cy'ingenzi gikomeye cyane, kuko hari n'aho byageze umugabo yari afite umugore aza kuvuga ati ese umugabo wanjye kumbwiye yamva kuyitanze bimeze bite? Imitungo yacu kuri kwisesagura. Umuntu bavuga utazi neza, tutazi neza twese, ni ukubera ugiye kumuha imitungo yacu, ubwo nabara nkaho uyinyereje, ugiye kuyiha umuntu tutazi. Ariko umugabo avuga ati mugore mwiza, ndabizi ko twumvikanye byinshi, dukundana byinshi, ariko iyi mva ntabwo nayimuhaye. Ntega amatwi wumve neza mugore nkunda, ahubwo iyi mva nayimutije iminsi 3. Ntugire ngo ndaranyereje imitungo yacu, ntugire ngo nuko ntabitekereje, ahubwo uyu mugabo ni inshuti y'umuryango, namukunze kuva kera. Nubwo ntagenda imubwira, ariko nahoraga mukurikirana, ibyiza bye byari byinshi. Nubwo benshi batamwemeraga, ariko njye naramwemeraga. Iyo mvara nemutije iminsi 3, ihangane n'ikimenyimenyi, nyuma y'iminsi 3 turaza gusubirana ibyacu. Umugore avuga ati ako kwizera ufite nta wamenye yo guturuka niyo kugana, ariko reka mbyizere kuko ntabwo wamisha, kuko twasezeranye ko tuzatubanga imitungo ukambwira nkakubwira. Nyuma y'iminsi 3 rero wa mugore afite kwizera guhagije, aravuga ati nyuma y'iminsi 3 uko byagenze koko Yesu yarazutse. Wa mugore aje nawe yabaye muri bantu bagiye bavuga ibitangaza ko Yesu yazutse. Ntabwo yabyumvaga neza kubera ko umugabo yamubwiraga nyina kumva ntabwo biri kwinjira neza, ariko nyuma y'iminsi 3 kwa kwizera kwe yarazutse, yamva irongera isubirana ya famiye. Ubwo nawe ari umunsi wa none yagira mubwire ko hari inshuti uzi n'izo utazi. Hari inshuti zigukurikirana, uzamenya umunsi wageze mu kibazo, cyangwa se wageze mu byishimo, cyangwa se wahuye n'ikindi kintu runaka. Iyo nshuti izaboneka, izagutungura. Ari handi bavuga ngo Imana yabishatse ngo mwisa mu munota umwe wakira, mu munota umwe byagenda gutya byahinduka. Ibintu byinshi byahinduka kubera ko ya nshuti ntabwo tuba tuyize muri twebwe, ariko yo ibituruzi. Urugero naguha nkanjye, mfite inshuti yantunguwe ntari nzi ko ari inshuti nyanshuti. Njye ndabyibuka igihe kimwe nagiye kwiga, ndataha baranyirukana nabuze minervari, ndaza ndicara mu rugo nzi ko ngiye kwicara bisanzwe, ishuri nkarireka. Ariko ngezeyo, nanjye ngeze mu rugo uwo munsi nabonye inshuti mu buzima bwanjye ntarinzi, yari mwibanga. Arazanga ati ko wajya gutaha bwije, uyu munsi ko utashye kare bigenze gute? Ndamubwira ati baranyirukanye, ntabwo nataza amafaranga y'ishuri. Arambaza ati ese amafaranga y'ishuri wizeye kuri buyabone ejo uzajyayo? Mubwiza ukuri ndatora, ndamubwira ati n'amafaranga mfite ayo natanze n'aya ngaya, andi yashize, ubwo ngiye kwicara nyine nshakisha icyo gukora ku ishuri mbihagarike. Ariko ndabyibuka uwo mugore yese avuga ati mwana wanjye ntabwo natuma wicara, gerageza nawe ngiye kugufasha, ugende ihute. Nta nubwo atumye ndi bya saa sita, aravuga ati genda ujye kwishyura. Anyishyura igihembwe cyose nsubira ku ishuri. Aravuga ati iki gihembwe ugenda ukige neza, ntabwo nshaka kubona wicaye. Ni ubwa mbere nari mbonye nanjye inshuti mu buzima bwanjye yari ibanga, kuko yanyishyuriye igihembwe cyose aracyishyura, bukeye njya kwiga nk'abandi, ubuzima bwanjye burahinduka, numva ndishimye, numva mbonye inshuti idasanzwe. Ubwo nawe rero nagusaba ngo tujye tugira kwizera, unamenye ko ufite inshuti. Nkuko bavuga ngo nta muntu wangwa na bose, nta n'ukundwa na bose, ariko ujye usenga ushyiremo kwizera, unasenga uvuge ati Imana bibe uko ushaka niba uko nshaka.
icyo gihe nawe iyo nshuti zakugira umugisha, nawe ujye uyigira umugisha kandi ugerageze gukora ibyiza kugira ngo ubashe kubana n'abantu bose amahoro. Ndabyibuka hari ijambo riri hano muri Luka 24:25, aravuga ngo, arababwira ati mwa bapfumwe, imitima yanyu itinze cyane kwizera ibyo abahanuzi bavuze byose. Reka ngusabe rero buriya ugize gusenga ukagira kwizera ukagira no gukora, ibyo bintu ari aho byakugeza bikaguzana ya nshuti yawe ugasanga ubuzima bwawe burahindutse. Nicyo nashaka kubabwira, buri wese amenye ko afite inshuti ye atarazi, hari ugukunda akabikwereka n'ugukunda ntanabikwereke, ariko utabikwereka nawe igihe kizagera abikwereke. Imana idufashe itugire neza, iduhe gukora, iduhe gusenga, iduhe kwizera, kandi izo nshuti turazikeneye muri iyi minsi ya none. Iyo nshuti hari igihe ugera mu bibazo ukavuga ati icyampa nkabona umuntu akangira neza akantungura, niyo yama kanaka byanshimisha. Iyo nshuti ndayikeneye, iyo nshuti turayikeneye. Imana itugire neza, iduhuze, iduhe n'imbaraga, iduhe n'ubwenge, kandi iduhe kwizera, kuko Yesu benshi ntabwo babyizeye. Yesu yaravutse ntibabyemera, Yesu akora ibitangaza ntibabyemera, igihe kirakomeza Yesu arigisha ntibabyemera, igihe kiragera Yesu arapfa ntibabyemera, igihe kiragera Yesu arazuka ntibabyemera. Ariko mbabwiza ukuri, wabyemera utabyemera, ibyo byose byagiye biba tubihakana, bamwe tukabibona tugashidikanya, bamwe ngo yapfuye, ngo ubwo yapfuye ngo nimugende ngo mushyireho imva ye, muyikorutire, muyishyireho abapape niko navuga, cyangwa se abarinzi, kugira ngo atazazuka turi ko bya bintu Yesu yavuze mu minsi 3 ko bizaba. Ariko mbabwije ukuri ko ibyo Yesu yavuze nta kabuza bizaba, kuko icyo gihe cyarageze bashyiraho abasirikare bakomeye. Ariko mu minsi 3 ngo igihe cyarageze igitangaza kigiye gukoreka, b'abasirikare haza imbaraga zidasanzwe zirabategeso bari ibaze ko umusirikare cyangwa umujepe yasinzire n'imbunda ye ntiyamenye ukuntu byagenze. Bukeye hashize akanya babona byahindutse, barungana avuga ati nyamuneka baratwica. Wa muntu ko baturindishije akaduha ibifaru bikomeye tukahaguma, akaba yazutse, turabigenza gute? Babura uko babigenza, ikintu kirabica, bajya kwiga avuga ati wa muntu yazutse, natwe ntituzi ukuntu byagenze. Ariko ikindi nababwira, nkundira abantu, nubwo bakubwira ngo uko kuri ntukuvuge, byanze bikunze ukuri kujya hanze, ukuri kuravugwa ugatambuka bikigaragaza. Ko ndabyibuka mu byo twiza cyangwa se mu byo twasomye, abantu bagiye kwirega barababwiye ati basi turabagura tubahe n'amafeza menshi, ariko iki kintu muze guhisha ntimuvuge ko Yesu yazutse, ahubwo muvuge ko bamwibye. Rero icyo gihe babagura, barabaha amafaranga, ibintu byinshi cyane, babarinze bageze mu rugo batabambaye neza, batana ibyo guteka, stoke baragenda baruzuza. Abagore baratangira bavuga ati ese mutware mwiza, kuzanye amafaranga menshi ukaba wambaye neza, byagenze biti? Agashara kabonetse twongeye twariye, ese baguhaye amafaranga mbere y'uko kwezi kugera? Umugabo aravuga ati ceceka mubwire mugore mwiza, nibanga ariko ntubivuge. Wa mugabo Yesu yazutse, twashidukiye hejuru, tuzinze ukuntu byagenze, twakangutse tubona yazutse, tugiye kwegana tubwira ngo ntitubivuga ngo tubigire ibanga, baduha n'amafaranga menshi. Aya yose rero niyo twahashyemo, nuko Yesu yazutse, nawe ntubivuge. Icyo nkundira buri abagore cyangwa abamama, ntawe ibanga ryabo nyine keretse icyo bibagiwe. Uwo ako kanya umugore nahise agenda abwira mugenzi we ati uzi n'ikindi, ngwino ureba, amwereka muri sohoka, mubwira ukuntu byagenze. Kwese byagenze bite ko nzi kwezi kwajya gushaka itariki n'iyi, byagenze bite? Ntabwo ati kubwira ibanga ariko ntubivuge. Avugiye bakavuga ati wa mugabo Yesu yazutse, umugabo wanjye nawe warayizamu, none bamuhaye amafaranga kugira ngo ataza kubivuga, ahubwo nawe bigira ibanga. Ubwo ryabanga barivuye ku mugore ageze ku wundi, wa mugore agenda abwira wa wundi, akora muri sohoka akajya amuhereza ati nawe yakira duke ugende ubeho neza, ushyira abana barye. Ariko wa mugabo Yesu yazutse, inkuru agenda iramamara, ikorewe muri wa mupapa aragenda ku mumama. Ubwo nubwo abamama bavuga ngo bagira inkuru, hari abagira inkuru zitari nziza, ariko n'abagira inkuru nziza, kuvuga ko Yesu yagize neza, ko Yesu atabara, ko Yesu yagukijije. Iyo nkuru nanjye yomba mari, nubwo ndi umusore nari kwitega amatwi yombi nkayumva, kuko hari inkuru umva ukumva mu matwi yemeze neza. Ni ukuri Imana itugirire neza kandi dushoboze, iduhe kwizera, tunakiranuke, tujye tuvuga ibyo twabonye ntitukabeshye. Shalom shalom, Imana ibagirire neza.